inshuro ya kabiri nyuma yaho tubonye iki cyorezo cya Marburg hano mu gihugu cyacu. Twifuza kujya tubagezaho amakuru yose n'ibiteganwa kugira ngo dufatanye mu rugamba, kandi turabashimira cyane ko kuva ku munsi wa mbere mwabaye abafatanyabikorwa beza, mwatangaje amakuru akwiriye ndetse mwafashije abatwumva haba mu Rwanda haba no mu mahanga kugira ngo icyorezo kibayeho twese gutsinda icyorezo nk'iki. Rero habaho gukorera mu nguni nyinshi, hari kugipima, hari gushaka abahuye nacyo, hari kukivura, ariko hari no gutanga ubutumwa n'amakuru yizewe, ari nacyo uyu munsi turi gukora, kuko icyo kidakozwe n'ibindi ntabwo bishobora kugerwaho. Kugeza uyu munsi rero icyumweru kirenzeho iminsi mike, virusi ya Marburg igaragaye, imaze gukorwa, gutanga icyizere yuko ushobora kuzayitsinda vuba, ariko by'umwihariko hari bishya byagiye bigaragara mu masaha ashize, ari nabyo twifuza kubagezaho uyu munsi, byaba mu bijyanye no kuvura ndetse no mu bijyanye no gukingira. Imibare yo turayibaha n'ubundi buri mugoroba, nta cyahindutse kugeza iyi saha ugereranyije n'iyo twaraye dutangaje, ariko dushobora kuyibukiranya kugira ngo bataza niba hano utarebye ku mibare twaraye dutangaje abe yabasha kuba akoresha imibare izwi. Kugeza uyu munsi icyorezo cyatangira hamaze kugaragara abantu 46 basanganywe uburwayi bwa Marburg virusi. Ubu twaba dufite abantu bari kuvurwa bagera kuri 29, hanyuma hakaba n'abandi twagize ibyago murabizi yuko twafushije abantu 12 biganjemo abakora kwa muganga bitaga ku barwayi, ndetse n'uyu munsi aho mubona imibare myinshi y'abari kugaragara uburwayi, icyiciro kinini ni abari bari kumwe nabo igihe bitaga ku barwayi bari bafite iyi virusi. Mu minsi yabo ya nyuma aho usanga n'aya matembabuzi tuvuga kuyirinda bitari byoroshye, ku barwayi bahabwaga ubufasha bwa nyuma bita nka reanimation cyangwa se resuscitation. Ari naho usanga itsinda ry'abaganga twabonye barwaye abenshi bari hamwe, niyo bagize imibare minini muri kubona. Turabona rero ni icyizere kuko hari abarwayi 5 bakize, ndetse uyu munsi twizeye yuko tuza no kugira abandi bashobora kugira igipimo cya nyuma, ko kugira ngo twemeze ko umurwayi yakize nuko hakorerwa ibizamini bibiri byitwa PCR. Hagati ya kimwe n'ikindi hagakorwamo hagacamo amasaha 12, amasaha 72 umusore afatirwa uyu munsi, cyaba negative tugategereza amasaha 72 tugakora ikindi cya kabiri. Icyo gihe aba yakize iyo virusi, ariko na nyuma yaho hari uburyo akomeza gukurikirana. Ubu rero aba 5 baciye mu nzira yose, bamaze no gutaha, ndetse hari abandi turi buze twizeye ko uyu munsi nabo hari ibipimo byamaze gufatwa bya kabiri, hari n'ibyamaze gupimwa bigaragaza ko hari n'abandi bashobora gutaha cyangwa gukira uyu munsi. Biratanga icyizere yuko ubuvuzi nubwo indwara yica abantu cyane, ariko n'ubuvuzi iyo butanzwe hari umusaruro ushobora kuvamo. Kugira ngo ubone abarwayi bumvikane gupima abantu benshi, turi gukora ibipimo by'ukuri. Ubundi iki kizamini cya PCR ntabwo cyagenewe gukora ibintu byinshi cyane, ntabwo ari mu rurimi rw'amahanga, ntabwo ari mass screening test nkuko babivuga mu Cyongereza. Ni ikizamini ubundi kiba gishaka kwemeza ibindi, ariko murabizi ko test zihuse z'indwara zitari ziri ku isoko nazo turi gushakisha uburyo abari kuzikora bageze ku cyiciro cya nyuma, nazo twabasha kuzibaga zizwi nka rapid test. Ntabwo biragera aho ngaho, icyizere nacyo kiri mu isi imbere, ahari tuzaba twaratsinze n'iki cyorezo. Tumaze gukora ibipimo rero birenga 1700 uyu munsi, dushobora no kugera hafi muri ibyo 2000, ku buryo uko upima abantu benshi nako ugira icyizere ko ntacyo gucika. Bivuga yuko hari na contact zose twashaka gukurikirana, rero nashobora gupima inshuro imwe. Hari abo dupima uyu munsi gukurikirana
niba yarahuye n'umurwayi ukavuga nzongera musubiremo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri kugira ngo uburwayi ntaza kubura kandi buhari cyangwa se bukaza n'amaze gupima kandi byagiye bigaragara koko abo byagenze bityo. Gupima rero inshuro irenze imwe ku murwayi ni ingenzi, cyane cyane umuntu utaragaragaza ibimenyetso bitaragaragaza ibimenyetso. Akenshi igipimo ntabwo gikunze kuba positif mu buryo turi kubona. Igipimo gitangira kuba positif cya PCR ku muntu atangiye kugira ibimenyetso. Gitangaje kuri iyi ndwara rero no ku bimenyetso biza bitunguranye, ushobora kuba rumeze neza mu kanya gato, nyuma y'isaha umuriro ugahita uzamuka, umutwe ukaza ndetse na bya bindi byose biza gucibwamo kuruka bigahita biziraho. Nayo mpamvu umuntu waba yarahuye n'umurwayi tumushishikariza yuko atavuga ngo meze neza uyu munsi, kuko ushobora kuba utameze neza mu kanya kari gukurikira. Ibyo n'andi makuru tuza gutanga cyane cyane ku bahuye hafi cyane n'abo barwayi. Benshi twabamenye turanabakurikirana, ariko birashoboka ko hari waba we abizi ku giti cye avuga ati ubanza ntacyo gibaye, ariko birashoboka ko muri ya minsi 21 twita incubation ushobora kuba ibimenyetso byaza isaha iyo ari yose kandi bikaza byihuta cyane. Icyo dushishikariza abantu ni birumvikana no kumenya indwara. Virusi yandura ikoze ku maraso, tembabuzi cyangwa ukoze ahantu wari wayihashyize yarari. Niyo mpamvu kwa muganga ari usanga bikunda kuba, ariko ushobora kuba ufite umuvandimwe, inshuti, ushobora kuba ufite umuntu wasuye arwaye tutabizi, ukaba waravanye mu burwayi. Ni byiza yuko tubisangira ayo makuru kugira ngo nawe tukumenye tunakuvure hakiri kare utaza kuvamo ibikomeye. Uyu muti rero mwabonaga mugenzi wanjye ampereza sanitizer, ni ukongera kwibuka badufasha aho umuntu akora, abasuhuzanya nabo, usibye ko guhana ikiganza byo twaba tubiritse kugira ngo tubanze tuve muri iki cyorezo, ndetse n'ibikuramukanya, kwegerana. Ntabwo uzi wo muri kumwe ibimenyetso afite, umuriro ushobora kuwupima, ariko hari ibyo atakubwira niba waba umutwe cyangwa se niba ari gucibwamo abantu. Burya ntabwo wakwizera ko umuntu wese yirinze cyangwa akurikije amabwiriza. Buri wese ni ukwirinda ku giti cye, ariko noneho iyi ndwara ari icyorezo cy'igihugu cy'abantu bose, gihinduka ikibazo cya twese. Ntabwo bavuga ngo sinirinda ngo ni uburenganzira bwanjye gusa, icyo gihe uri gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, icyo nacyo ni ukukibukiranya. Ibindi ngo twagiye tubisubiramo kenshi, uburyo iyi ndwara ari indwara y'umuriro, biragoye cyane kugira ngo indwara utagize umuriro mwinshi. Umuriro rero ukunda kuzana n'umutwe no gucibwamo, kubabara ingingo, ndetse no kugira intege nke cyane. Ibimenyetso ibyo nibyo turi kubona hafi 100% ku bantu bose bayirwaye. Binavuga yuko kuyirinda cyangwa kuyimenya, kuyikeka no guhera kuri ibyo. Icyo nari ngarutseho cyane nuko biza byihuse. Twagiye tubona abantu mu gitondo mubo twakurikiranaga muri aho nakwita nka isolation, yari ameze neza. Ku manywa hashira isaha imwe bamuvugisha ukumva yatangiye gutengurwa, byaje byihuta. Aho rero uhita wihutira kumuha imiti cyangwa se n'icyo gipimo ukagifata, kuko hari n'igihe aba negative, ibimenyetso bitarazana nabisobanuye. Reka dusoreze ku bintu bibiri bishya nari nababwiye. Kuva iki cyorezo cyatangira hari imiti ibiri twabonye itari isanzwe ikoreshwa. Umuti wa mbere ni umuti witwa remdesivir, umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane. Muri covid warakoreshejwe, utanga umusaruro, ariko muri Marburg wongerewe ushyirwa cyangwa se ubuzwa n'iyi virusi ya Marburg. Tukabona ni imiti nayo twaratangiye turi kuyiha abarwayi, kandi abayibonye mu minsi ishize twabonye ko byatanze icyizere, byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Ni imiti rero ishinzwe guca intege virusi, remdesivir, iri gukoreshwa ku bufatanye n'uruganda rukora rwitwa Gilead ndetse na Africa CDC, ariyo twafatanyije gushakisha no kwihutisha kubona uyu muti usanzwe ugoye cyane, ndetse n'umuti
uri ku gipimo cyo gukoreshwa mu gihe hari ubwihutirwe. Undi muti wa kabiri ni umuti ukoreshwa mu ruhurirane rw'ubwirinzi bw'umubiri bashyira hamwe, bizwi nka antibodies, monoclonal antibodies, zishyirwa hamwe zikaba zahabwa abarwayi. Nabo twabonye kuva ku munsi w'ejo, nabo hari abarwayi turi kuwuha umuti mu gihe cy'icyorezo cya COVID, naho twigeze gukoresha ujya gusa nkaho ari kuyoshya nta handi barigeze gukoreshwa nibwo baragitangira kugera ku gipimo cya nyuma. Twagize amahirwe rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuti wakorerwaga, nabyo twagira ngo tubabwire ko nawo watangiye gukoreshwa, nubwo doze dufite atari nyinshi ariko hari abo ziri buze gufasha abarwayi ba mbere bamaze kuzibona. Ikindi turi gukoresha cyane cyagiye kinagarukwaho ni inkingo, vaccines, inkingo zageze hano mu gihugu cyacu mu ijoro ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano mu Rwanda, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira muri RBC bakaba bamaze kuzisuzuma, kuzitegura n'ibijyana nazo byose, ku buryo buri munsi tuza gutangira gukingira abantu bari kuri risike kurusha abandi, bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Marburg kurusha abandi. Harimo abaganga bari kuvura Marburg, aho turi kuvurira hari n'abari mu bitaro bahuye n'iyi virusi n'abahitanywe cyangwa se barwaye. Abo nibo bihutirwa cyane, ariko abakora ahantu bakunda kwibasirwa na Marburg cyane cyane nko muri za ICU, haza abarwayi barembye, kuri za emergency, ahantu haza n'umurwaza wese niba bafite Marburg umwakira akwiye kuba bafite ubwirinzi bwisumbuyeho, ndetse n'abakora muri za ambulance bajya gutabara igihe baba bahamagawe. Abo nibo twashyize ku rutonde rwihutirwa, nibo bari buhabwe urukingo bwa mbere.